enga n'umuntu nubwo wenda tafoto wabizi. Ese Jessica wowe ndabizi neza ko wabibonye, wabyakiriye gute, wabibonye gute, wowe wabitangaho ubuhe butumwa, wabitangaho iyi message, wabitara iyi commentaire? Ndabanza ntigenere message. Ni kiye kinyamakuru cya post. Ya inyarwanda nigiye barabipostinze mbere. Shaka kumenya ababipostinze mbere. Ntago nabimenye. Cyo sinakimenya. Ikinyamakuru cyari cyo cyose cyafotoye iriya foto, mwige gukora akazi kinyamwuga. Kindi mujye mutangaza inkuru zo gutangaza. Agri ari inkuru yo gutangaza. Deja ko mwebwe ahubwo mushize imbere gusenya izina ry'igihugu cyanyu kuruta kuryubaka. Ese ibaze ko ufite inyota yo gukora akazi ku buryo ugenda gupfukama ugafotora nk'uko ifoto ibyerekana. Ngiye uriya mukobwa ntacyo icyo kumunengaho si kinini nk'icyo nenga kugitangaza amakuru. Ibyo muri kuvuga ngo mwiyamye ngo mugize iki, nanjye ndabiyamye. Niyamye abantu muri gushakisha amakosa kuruta gushakisha icyiza. Nuko nta mukobwa waje wambaye neza muri kiriya kirori, kuki mutamufotoye ngo mumupostinge? Byibuze mushyire ku ruhande uwambaye ibyo ngibyo, mushyire no ku ruhande uwambaye neza. Muvuga ati dukeneye uwambara gutya not uwambara uko. Si byose? Yego. Sasa ikigaragara cy'uriya mukobwa yafotowe iriya foto atabizi. Uko biri uko si wowe wayipostinge. Uko bigaragara. Kuko si nawe wayipostinge. Ikindi uriya mukobwa bamwe bari kuvuga ngo yibagiwe isuti uyu munsi, ntago nemeranya namwe. Werekeze. Ntago amabere yose yambikwa isuti. Shwasi. Isutiye iri mu bintu bivugwa ko nayo igusha amabere. Kuba afite amabere yaguye, isutiye ni umwambaro ushobora gufasha umukobwa kugira ngo ibere rye ritume aberwa. Sibyo? Ariko ku muntu ufite ibere ritaragwa yemerewe kwambara umwenda nta sutiye irimo. Ahubwo bagashyiramo hari utuntu twaje tw'amabere bita bistri tutegereye umuntu ariko akambara utwo tuntu. Rero kuba atari yambaye isutiye, amabere ye mwayabonye neza, ibere rye ntiryaguye. Ikindi mureke kujya hagati y'amaguru ngo mushyiremo amamiruwari ariyo mwasimbuje kamera ngo mufate n'amabere ngo muyajyemwo ngo murimo murayamanika hejuru. Hari inkuru nyinshi gasuko amazi iminsi akoraho nakunze ihura niyanjye neza nshaka gukoraho kuko nayikunze. Sinota narenze yo kuri bujya against ibyo navugaga. Njewe ikintu nemera cyo muri kamere muntu, umuntu wese mwicaye mukaganira ntago byaba ikibazo. Ahubwo abantu ikibazo gihari, umuntu atera inda umuntu ugamuboroka, yajya kwandikira ukamutuka, yagira gute mukikubitana hasi, ntushake kumenya uko abayeho, ntushake kumenya ubuzima bwe, umwana ntushake kumenya byagenze gute, ntushake kumenya niba yaranabyaye, mbese ugaheruka wumva ko akazi kawe ni ukuvuga ngo wateye inda. Kandi noneho ikintu gisekeje kinababaje nuko at the end y'umwana amaze gukura wumva ko yakwitwa uwawe. That's nonsense, stupidity. Iyo bintu ni ibintu bigomba guhinduka muri iyo industry yanyu tutabamo, ariko tubasha kumenya amakuru yayo tukamenyera mu nkiko. Ibyo bintu muzabihindure. Niba ubyaranye n'umuntu uko wagiye wishimye akambura ukinjirira aho ngaho, yarangiza wenda akanakubwira ati ko narindi mu bihe bigoye tubigenze gute, ukanga no gutanga n'iryo 10 ngo nako kanina gafate, bikageraho indiza ikavuka. Take responsibility. Kirya gihe uba wakuze, ntago ubukiri umuntu w'imbwa, ntago ubukiri umuntu wo kureba ku ruhande, ugomba kumenya ko hari izindi nshingano. Nanjye neza nshaka gukora kuko nayikunze, ngiye no gukorera operasi. Ngiye gushaka abahanzi nyarwanda, nshake muri industry y'abastari bazwi. Bari abana bose mwanza. Ntago reka nkubwize ukuri ntakubeshye ke, ntago watera umukobwa inda muri uyu mujyi ngo nakubwira ati ndatwite, ngo umuhamagara uti ngwino twicara ahantu mubwira uti rero dore ikibazo cyaravutse, mbabarira rwose nta kibazo, reka tukora ibishoboka, navuka ubushobozi bwanje rabuzi naho naguhishe, uko azajya aboneka tuzaya dusaranganya turebe ko umwana yabaho neza. Ejo mu gitondo ukomeza umubwira uti sheri waramutse ute, ejo ni mugoroba umubwira uti sheri ijoro ryiza, ejo nakubwira ati ndumva nameze neza umubwira uti se twafashe mituweli tukajya kwa muganga hatagira n'ikibazo kivuka.
ukita kuvuga uti bitazanadutungura reka tugura akamituweli tube tugafite ntawamenya akawe n'ak'umwana. Igihe cyazagera ukamubwira uti hari uduhumbi veni mbonye reka tugure utwenda. Izina ry'Imana ntakubeshye ngo uwo mukobwa azafata inisiyative avuga ngo akujyanye mu nkiko, ahubwo abantu bigize ababorotsi barongora bagatera inda bakaboroka, ntibakeneye kumenya uwo bateye indi yari, ahubwo yatamujyana no mu rukiko. Niba atananyuzwe n'urukiko kwanza Fazari, umwanzuro w'urw'ibanze utamunyuze ijana yumva ridahagije, ajya no mu rwisumbuye aregere menshi. Ibyo se ni ibiki? Ubu bwa bugomba gucika muri iyi sosiyete nyarwanda. Never.